ukoresha ChatGPT. Niba ukoresha ChatGPT nyigira nkwereke akantu utaruzi kuri ChatGPT. Uraza hano kuri ChatGPT yawe uku nguku, nurangiza ukande hano kuri utu turongo tubiri turi aha ngaha uku nguku, nurangiza uze hano handitse images aha ngaha ukanda uku nguku. Iyo ugeze hano muri images bahita bakwereka ibintu byose wigeze gusaba ChatGPT, amafoto ChatGPT yose yigeze kugukorera uhita uyabona aha ngaha muri images. Iyo usubiye inyuma nanone uku nguku ukaza kuri aka kantu ka mbere aka ngaka n'ubundi ukagiramo aha ngaha, bahita bakwereka ibintu byose wigeze kohereza ChatGPT uri kuyisaba ubufasha cyangwa se uri kugira ngo igukorere ibintu runaka, ukayohereza nk'ifoto cyangwa screenshot runaka. Ibi bintu birimo aha ngaha bisibe ubikoremo byose, kuko ChatGPT ibyifashisha cyane cyane nk'aya mafoto yawe na za email yawe, ibyifashisha iri gusubiza abandi bantu runaka, ugasanga ikoresheje nka email yawe cyangwa se ikoresheje nk'ifoto yawe iri gucreate thumbnail y'undi muntu runaka utamenya. Niba ubikoze bigakunda twandikire muri comment. Ikindi ntiwibagwe kumfollowinga kugira ujye uba mu bantu ba mbere babona amasomo y'ikoranabuhanga nk'aya ngaya. I'm here for you.